aya magambo nakuzaniye harimo isobanuro byinshi bikomeye ku buzima bwawe, ku muryango wawe, ku mwana wawe, ku mugore wawe. Ntabwo iki ari cyo gihe cyo kuyasobanura, gusa hari igihe cyo kuyasobanura kubera ko hari ibintu byinshi Imana iri kunyereka ku buzima bwawe, hari ibintu byinshi Imana iri kunyereka ku muryango wawe, hari ibintu byinshi Imana iri kunyereka ku mudamu wawe, hari ibintu byinshi Imana iri kunyereka ku bana bawe, baba ari abo ufite uyu munsi n'abo uzabyara ejo hazaza. Ariko this is no time yo kubisobanura, hari igihe cyo kubisobanura. Ndashaka ko tuzafata umwanya tugasengana Imana igahishura ibishwe ku buzima bwawe, igahishura ibishwe ku muryango wawe, igahishura ibishwe ku mudamu wawe. Imana iri avugana nawe ngo igihe kirageze ngo ufate igihe cyo gusa. Oh yes, reka nkusuze kandi nkwifurize ibihe byiza. Wowe wakoze subscribe kuri BMA Empire, nawe utarayikora nizera ko ugiye kuyikora kano kanya kugira ngo tujye tubana 5/5. Njyewe nitwa Manzi y'Imana, Manzi ya mwiza, Manzi Sadunda cyangwa se Prophete Manzi. Kuri TikTok niko banyita Prophete Manzi, ndetse kuri Facebook nitwa Manzi Sadunda. Ariko ntarajya muri ibyo ngibyo, umuvandimwe muri kubona hano imbere ya kamera za BMA Empire, Niyo Patrick Nganzo, twese tuzi kandi dukunda cyane umukristo. Ushize twagiranye ikiganiro, turaganira byinshi kubyerekeye ku byo mwabonye. Ntabwo ari kera mwabibonye, ndakeka arejo mwabibonye. Twaganiriye we na mama w'abapampi, tuganira byinshi, tugaruka kuri byinshi ko bantu bagenda bashobora kugenda biyitirira urwego batariho, cyane cyane ugasanga biyise barenze n'imbibi, ugasanga biyise nk'Imana cyangwa se ibindi bintu. Patrick nyuma yaho yaje kumpamagara ati shaka ko tugirana ikiganiro. Turakwakiriye, nta bindi nabona narenzaho ikaze. Yes, Bwana Yesu asifiwe. Amahoro y'Imana bane na buri muntu wese udukurikiye kuri BMA. Tubahaye ikaze cyane. Reka tubasabire umugisha mu izina rya Yesu, kandi Uwiteka bahire muri byose. Reka tweregeze Imana mbere yuko dutangira iki kiganiro, kubera ko iyo ibintu biyobowe n'Imana bigenda neza, naho ibintu iyo biyobowe n'abantu 90% bigira igihe bikagira iherezo. Ariko ibiyobowe n'Imana ntekereza ko bigira umusaruro mwiza. Turagushimiye Mwami Yesu, tugushimiye kuri Imana nyamana, tugushimiye kuri imbabazi zacu, tugushimiye kuri ibyiringiro bya buri muntu wari we wese utuye kuri iyi si. Tugushimiye ko twongeye kugaruka kuri BMA ya Manzi, Prophete Manzi. Tugwaye icyubahiro kubera ko ukwiriye icyubahiro. Niba tukugireho umugisha, reka ibi biganiro tugiye kugirana cyangwa se ikiganiro tugiye kugirana ndetse n'ibindi byose tuzagirana bizaba ari ibiguhimbaza, mbese uzaduha umugisha muri byose. Reka nceceke ntuceceke, ubane natwe mu biganiro turirukana igisa n'ikibi cyose mu izina rya Yesu. Enime de la sotique ta formulation, ubane natwe Mana, kubw'imbabazi zawe, kubw'ubuntu bwawe, kubw'urukundo rwawe. Urakoze, amen. Ya turabishimiye cyane Prophete Manzi, umukozi w'Imana cyane, kubwo kuduha ikaze. Nanone duherukana ejo hashize, turi kuganira ku bitagenda neza, ku bijyanye n'abantu bayobya abandi babashukisha ifeza n'imiya, nka bya bindi byo kubwaba arya ku gihe cy'abantoza ngo ifeza n'amazahabu mu bihe Kaisari, ariko iby'Imana bibi by'Imana
twari turi kujya impaka ku bijyanye n'ibirebana n'amafeza n'amazaho, ibintu bishuka abantu muri iyi minsi bigushije abantu. Biba ngombwa ko tubidiscussing, ariko bibaye ngombwa ko twongera kugarukana none tukaganira ku ijambo ry'Imana. Murakoze cyane kutwakira. Murakoze cyane, hanyuma Imana guhereza umugisha. Mu by'ukuri ndabanza mbere yuko ikiganiro gitangira nshimire abantu bagiye batandukanye, abantu bateye comment, Imana ibahumugisha, bakoze subscribe, Imana ibahumugisha cyane. Vara iki kinyamakuru gifite abantu barenga ibihumbi 35. So abo bantu rero n'abagaciro. Ikinyamakuru cyatangiye ari Manzi na Innocent, kirakomeza kugeza aho kibaye BMA Empire. BMA Empire kugira ngo mbasobanurireho gatoya, ni Empire iba irimo ibintu bigiye bitandukanye. Hari gushimira Imana mu by'ukuri, tugasingiza Nyagasani, hari ugufasha, hari mbese Empire irimo ibintu byinshi. Hari entertainment, hari news, hari politics, hari sports, worship and praise. Mbese harimo ibintu bigiye bitandukanye. So Imana ikomeze bahumugisha kuba mubana natwe twagutse, tugitangira twagutse, tukaba tukiri kumwe. Imana ibahereze umugisha. Ndashimira mushiki wanjye Fofo Francine, nzajya nkuvuga ni umuterankunga wawe cyane, ko ukunda kuvuga cyane. Yari umuterankunga wa Manzi na Innocent. Habaye BMA Empire kuba habaye kwaguka, aza kubura gato, ariko ntago wamurenze mbona. Nkashimira n'abandi bagiye batandukanye, hari abagiye babivamo, hari abagiye babikomeza, abo tukiri kumwe rero ude chapeau. Imana ibahereze umugisha. Ubundi team diaspora yose tubahaye ikaze. Vraiment team diaspora by'umwihariko n'inshuti yacu yitwa Manzi iba muri Tanzania. Nawe ni diaspora. Buri yarebye ibintu byacu cyangwa se yarebye ibiganiro dukora, burya hari itafari abashizeho. Uretse na nibyo anatera inkunga. Hari igihe ujya kubona, hari igihe njya kubona nkabona ka message k'ibihumbi 15 ndabyakiriye kuva kuri Manzeriza. Ari nawe bya bitano haga mama wa pape ejo hashize. Bo noneho nkumva arambwira ati aya mafaranga reba ikintu yakoresha BMA Empire komeze yaguka. Numva uwo muntu adakomeye cyane. N'abandi rero bakomeye kurushaho n'abadusengera. Gusenga buryo sengesho nta sengesho ry'umunyagarari. Uriya gusenga ati umuryango turawukunda, umuryango wa BMA Empire turawukunda, bakawusengera. Hariho nimero mujya muzibona muri description, 0792487256 iba muri description. Muratwandikira rwose tukabakira. Ndetse burya BMA Empire irimo n'ikintu cyo kuvuga ngo ngo stay and relax. Iyo stay and relax kuba diaspora, tura uruhuke. Nicyo bisobanuye, tura uruhuke cyangwa se icara uruhuke. Bisobanuye iki rero? Nk'umu diaspora uvuye nko hanze akaza akaruhukira kuri BMA Empire, ni wa muntu dufasha, twamubwira ati uragenda uruhukira ahantu batakugusumbuwa cyangwa se batakuboa, batakubangamira mu buryo mwe cyangwa ubundi. Tuze niba ari kwirebera ushaka, bari department nziza, niba ari umushoferi ushaka ewana turamuguha, niba ari umuntu ushaka gutembereza turamuguha. Nyine stay and relax kuri BMA Empire, byose birashoboka. Ariko rero turashimira Patrick mu by'ukuri kuba wabashije kongera ukagaruka, nubwo wasabye ko ngo twongera kuganira. Biragoye gushimira umuntu wasabye kugaruka, ariko nanone biroroha kuko muba muri kumwe. Ariko kandi ntiwabura no kumushimira kuko yagize ishyaka n'umwete ryo kugaruka. Kuko hari indirimbo ivuga ngo kugaruka bitugwa neza, turabifuriza kugaruka. Abashyitsi badusuye turabifuriza kugaruka. Garuka bitugwa neza, turabifuriza. Bo turishimye cyane kandi turanezerewe mu by'ukuri. Ni umunezero udasanzwe kuba kuri BMA Empire. Yahoze ari ya mama Manzi na Innocent TV. Manzi na Innocent, ariko mfite amatsiko yo kuzabona Innocent. Niba ngombwa uzihangana umpe iyo karibu kugira ngo mbashe
kubona umuryango wawe muri makeya. Hari mu minsi yashize nigeze kurota inzozi ariko numva nshaka kuzibarotorera ndi kumwe n'umuryango, nubwo ntari buzivugire hano kubera ko Innocent adahari, ariko bizantera kugaruka kubera ko Innocent n'umwana badahari. Ariko ndatekereza ko byanza bikunze tuzagira umwanya wo kuganira n'umuryango nk'abakozi b'Imana. Yes, ari umuririmbyi uvuga ngo twarabatuwe rwose n'umwami wacu Yesu, twigishwa ijambo rye rizima mu mbaraga z'umwuka, co dukomeze tujye imbere dutsinde ibigeragezo, turwane intambara twizeye, twihanganire byose, turwane intambara twizeye, twihanganire byose we, turwane intambara twizeye, twihanganire byose. Litakonement de la coselement de vos relations. Kurwana intambara twizeye kandi twihanganira byose. Hari intambara umaze iminsi uri kurwana, ariko iki ni igihe cyo kugira ngo zijye hiherezo. Bwana sifiwe. Amen. Nuvuga ngo ijambo ry'Imana reka dufatanye dusome mu Migani ibice 18 umurongo wa 19. Ibice 18 kugeza ku 19. Dusome umurongo wa 15. Bice 19 umurongo wa 15. Yego, uduhereye kuri 18. Yego. Yes. Arandi umurongo wa 15. Aranditse ngo ubute butera gusinzira, ubuticura. Haleluya. Amen. Kandi uwinaniwe arananuka. Umurongo wa 16 turavuga ngo ukomeza amategeko aba arinda ubugingo bwe. Ndarisubiramo. Umurongo wa 16 ukomeza amategeko aba arinda ubugingo bwe. Haleluya. Amen. Dusubiye ku murongo wa 15 haravuga ngo ubute butera gusinzira, ubuticura. Ni igihe cyo gukanguka kuko usinzira ubuticura abageze ku giherezo rye riba rirangiye muri iyi si. Haleluya. Likotana desande la kos. Kandi ela tandela manda. Kandi uwinaniwe arananuka. Tugakomeza ku murongo wa 16 ukomeza amategeko abarinda ubugingo bwe, ariko utita ku nzira ze azapfa. Bwana sifiwe. Amen. Utita ku nzira ze iherezo rye riri bugufi. Utita ku nzira likosanime la force. Utita ku nzira ze, utita ku kurangiza neza ibyo agomba gukora mu isi agihumeka umwuka wazima. Bwana sifiwe. Amen. Azapfa. Iri ni ijambo Imana yampaye ngo ndikubwira uyu munsi. Ni naryo jambo naziyemo uyu munsi. Bisobanuye iki? Nari mvuze ngo umurongo wa 17 urayiruti. Ubabariye umukene abagurije Uwiteka. Bwana sifiwe. Amen. Utita ku nzira ze azapfa, ariko udezaliveliwila akoti demande la kosi. Ubabariye uidezini menda la ko time la sanimine vorwelasyo. Ubabariye umukene muri make azahabwa ubugingo buhora. Bagurije Uwiteka. Ugurije. Ubabariye umukene abagurije Uwiteka. Kuguriza umukene bingana no guhabwa ubugingo buhoraho. Iyo ugurije umukene ntabwo upfa ushonje.
iyo ugurije umukene ntabwo upfa ukenyutse, iyo ugurije umukene uhabwa ubugingo buhoraho bw'iteka. Ikindi, ukiri mu isi ukubirwa inshuro zirenga tikonama zirenga 100. Yesu ari kumwe n'abigishwa be, Simoni Petero wari inshomoke yegereye bagenzi be barabagumura, arangije arababwira ngo ariko uyu mugabo ko twamukurikiye bizagenda bite? Amaherezo yacu azaba yahe ko twemeye gusiga imiryango? Arangije Simoni Petero ajya kuri mama wa Pampe likota desanamine force, aramubaza ngo ko wasize urubyaro rwawe, uyu mugabo wakurikiye inyungu umutegerejeho ni? Bwana sifiwe. Yegera uwitwa Manzi aramubaza ngo, uwo yari Simoni Petero, aramubaza ngo none wowe ko wa de la soketana manda widezine font les sanse quitte le monde grere, biza kugendekera gute ko wasize byose wari ufite mwisi? Ngo bamare bigira inama yo kubaza Uwiteka ari we Yesu Kristo. Byari mu gihe babonaga yuko hari bareberaga mu buryo bw'umubiri bakabura imbaraga z'ejo hazaza, bakabona hari ibintu barimo nta musaruro bifite. Haleluya. Lisinimine winimine dango lako. Barangije bigira inama yo kubaza Yesu, baramubaza ngo ko twemeye gusiga ibyacu n'abacu tukagukurikira, wowe uzaduhemba iki? Letaka lemon. Ngo Yesu arangije agira ihishurirwa rikomeye cyane, mvugira ngo ihishurirwa rikomeye cyane, arangije arababwira ngo abona yuko abantu bagiye inama, bamaze kujya inama, Yesu nawe yigira inama, ariko yigira inama yabanje kubaza Mwuka Wera. Mwuka Wera mutuma ku Mana. Haleluya. Arangije arababwira ngo kuko mwemeye kunkurikira mugasiga ibyanyu n'abanyu, mukiri mu isi nzabakubira inshuro 100 ibiruta ibyo mwasize mu isi. Lize langa lemonde gedala lela wanami de sot. Ariko yongeraho ijambo rivuga ngo ikiruta byose nzabaha ubugingo buhoraho iteka ryose. Haleluya. Arangije yemera kubakubira inshuro 100 bakiri mu isi. Uwari ufite imodoka yazikubye 100, uwari ufite urubyaro mbese yabahaye umugisha, abari ingumba barabyaye, abari abakene barakira, abari abatunzi baba bakungu, abari abahinzi baba abanyamafaranga, abari abashoramari baba bari nyiri inganda, muri make baba rwiyemeza mirimo. Bwana sifiwe. Arangije arababwira ngo ntago ari ibyo gusa, mbahaye n'ubugingo buhoraho iteka ryose, tuzabana mu gihugu cy'ijuru. Haleluya. Iri ni ijambo nahawe, iri ni ijambo nahawe. Aya magambo n'ayawe Manzi, aya magambo n'ayawe. Bibiliya iratubwiye ngo Imigani 19 umurongo wa 15, ubute butera gusinzira ubuticura. Yego. Birashoboka yuko haba hari intambara uri kurwana ariko zikagutera intege nke. Iki ni igihe cyo kugarukira Uwiteka Imana kugira ngo Imana igomorore imigisha yawe yarafunze mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Niba ubute bushobora gutera gusinzira, ahari warugeze igihe usinziriye, ariko iki ni igihe cyo gukanguka ukaba maso ugasingira imigisha yawe ariko uri mu buntu bw'Imana. Haleluya. Amen. Umurongo wa 16 uratubwira ngo ukomeza amategeko abarinda ubugingo bwe. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuze ngo nyuma yo gukanguka, nyuma yo kwisuzuma aho wari umaze iminsi usinziriye, intege nkeya zari wari ufite, intege nkeya zari zikugose, nyuma yo kwihambura iminyururu wari ufite, umurongo wa 16 uje ubisobanura neza ngo ugiye kugera winjira no mu gihe cy'ubugingo bwawe. Bwana sifiwe. Amen. Ijambo Imana yamaye yambwiye ngo Imana ikugarutseho bundi bushya. Bwana sifiwe. Amen. Hala lisikita. Imana ikugarutseho bundi bushya, kabone nubwo waba ubona ibigeragezo bikugose impande n'impande, ariko Imana ikugarutseho bundi bushya nkuko yabwiye abigishwa. Yesu yabwiye abigishwa arababwira ngo nzabakubira inshuro 100. Nawe Imana igarutse mu bintu byawe, Imana igarutse mu mirimo y'amaboko yawe, Imana ikugaruye abantu bari barakuvuyeho mu izina rya Yesu.
hari abantu watakaje mu gihe cy'ubwire, mu gihe wari umaze usinziriye, hari abantu watakaje bakuvaho kandi baraba umumaro ku buzima bwawe. Ijambo ry'Imana riravuze ngo Imana ikugarutseho, kikiruta byose Imana iguhaye ubugingo buhoraho iteka ryose. Bwana sifiwe. Kandi umurongo wa 17 ni usobanura neza. Ubabariye umukene abagurije Uwiteka. Igihe kirageze ngo ubabarira abantu bose baguye mu gihe. Umukene ni iki? Umukene ni wa muntu ukureba akakuburira agaciro, akagutesha agaciro. Ndavuga umukene mu buryo bw'umubiri. Umukene mu buryo bw'umwuka ni wa muntu udafite icyo afite ariko yizera Imana. Naho umukene wo mu mubiri, iyo ubashije kumubabarira uhabwa ibintu birenze cyane. Ni nacyo Imana ikubwira, iragusaba kubabarira abantu bose bakubereye inzigo mu buzima bwawe. Imana iduhana umugisha. Amen. Amen. Ayo niyo magambo nari nazanye muri uyu munsi, rero mpamvu naguhamagaye nkakubwira ngo ndashaka ko tuganira kuri aya magambo. Mbere yo kugira icyo nkubaza, ntitwabanza tukayasengera? Ni wowe uri busenge kuko aya magambo na yawe ni Imana yageneye umunsi, kandi gusenga kwawe Imana irakumva uhereye umunsi kugeza iteka ryose. Turagushimiye Mana ushobora byose, Mana uhoraho, urakoze cyane Nyagasani. Urakoze kubwa byose, kandi urakoze uri Imana ishobora byose Mana. Imana yagitangaza, uri Imana ivuga bikaba. Ijambo ryawe n'umubavu uhumura neza Mana. Dela sandala kandala shakala baba yasikalaba. L'évolution de mon bravo la malasi de lande. Uyu n'umukozi wawe Dela sakatana ndala je levomble malande. Dukomeje kubana nawe kandi ni mesanza y'amategeko yawe nyiringabo. Haleluya. Byose ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Hanyuma ndakubaza ibibazo bitarenze bitatu dusoza ikiganiro. Ikibazo cya mbere, kuki Imana yagutumye kuri nge? Ikibazo cya kabiri, kuki yaguhaye amagambo ngo abari yumbwira? Ikibazo cya gatatu, ayo magambo ubwayo asobanuye iki ku byacu, ku biganiro byacu, cyangwa se ibiganiro twaganiriye umunsi watambutse? Ijambo ry'Imana riravuga ngo hari ibyahishuriwe abaswa ariko byahishwe n'abanyabwenge. Hari ibyahishwe abanyabwenge bisobanurirwa abaswa muri make. Yego. Buriya abakire nubwo ari abakire ariko hari ibintu byinshi batamenya. Ikibazo cya mbere warumbajije ngo, nari nkubajije ngo kuki Imana yagutumye kuri nge ukigukunda. Icya kabiri, kuki Imana yaguhaye ayo magambo ngo abe ari yunzanira? Aya magambo ni inkomezi mu buzima bwawe kuko wari ugize igihe itentebutse, ariko Imana ikugarutseho ubundi bushya mu izina rya Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Ikindi cya nyuma, ayo magambo ubwayo asobanuye iki? Sinjya kure y'ayo magambo usomye. Ayo magambo ubwayo asobanuye iki? Wenda asubirwemo ko nge nta Bibiliya mfite. Turongera tubisubiremo. Nibuka Imigani 19:15 umurongo wa 15. Ubute butera gusinzira, ubuticura, kandi uwinaniwe arananuka. Ibyo bisobanuye iki? Muri makeya, wari ugeze igihe waratenebutse ku murimo w'Imana, wateshutse inzira. Hari umurongo wari urimo muri make, ariko uyu munsi ntago kiwurimo. Bivuze ngo niyo mpamvu nagiye mpura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Ibyo bibazo wagiye uhura nabyo, ariko nta nubwo wari kure y'Imana. Ari igihe umuntu agera mu ishuri ariko ryohereje. Aya magambo nakuzaniye harimo isobanuro byinshi bikomeye ku buzima bwawe, ku muryango wawe, ku mwana wawe, ku mugore wawe. Ntabwo icyo ari cyo gihe cyo kuyasobanura. Gusa hari igihe cyo kuyasobanura kubera ko hari ibintu byinshi Imana iri kunyereka ku buzima bwawe. Hari ibintu byinshi Imana iri kunyereka ku muryango wawe.
hari ibintu byinshi Imana iri kunyereka ku mudamu wawe, hari ibintu byinshi Imana iri kunyereka ku bana bawe, baba ari abo ufite uyu munsi n'abo uzabyara ejo hazaza. Ariko this is no time yo kubisobanura, hari igihe cyo kubisobanura. Ndashaka ko tuzafata umwanya tugasengana Imana igahishura ibishwe ku buzima bwawe, igahishura ibishwe ku muryango wawe, igahishura ibishwe ku mudamu wawe. Imana iri avugana nawe ngo igihe kirageze ngo ufate igihe cyo gusa. Ariko reka dusoze, igihe kirageze, igihe kirageze ngo ufate umwanya usenge, uzampamagare dusengane Imana, ubundi nzakubwira Imana ibintu Imana iri kunyereka ku bijyanye n'umuryango wawe n'ubuzima bwawe. Urakoze. Uwagutumira ejo, ko ejo byaba byiza, kuko ejo nubwo numva afite umwanya. Ejo mfite ivugabutumwa ahantu henshi, ariko kubera ko ibintu ndi kubona biri mu muryango wawe no ku buzima bwawe bikomeye, nshobora gufata umwanya nkaza, ariko birasaba ibitambo byinshi cyane. Ariko nzakwitaba ntacyo, kugira ngo dufate umwanya wo gusenga n'Imana, Imana igira ibintu hindura ku buzima bwawe. Amen. Kandi turanasoje, nta kugora Mwuka Wera, ubwo ibindi naho mu masengesho. Nta kibazo. Ariko dusoza nagira nkubaze ikibazo kuri wowe gusa nka Patrick. Ese Patrick, njye ndi umunyamakuru, niyo mpamvu nyine byaba byiza nkubajije dusoza ikiganiro. Ariko Imana kiri kunyereka ko utarangije kwiga bimeze bite? Niko kweretse. Cyashoboka. Imana inyeretse ko utarangije kwiga, ariko akantu k'ubunyamakuru ari akantu yakwihereye kugira ngo ubashe gutunga umuryango wawe. Ari natse ugiye kumpanurira koko. Ibindi tuzabireba turi mu masengesho. Patrick yatangiye kumpanurira. Reka nkwibarize nkukure muri iyo mood. Patrick ni muntu ki? Nje nkuzi nk'umuhanzi. Kano kanya nkumvisha nka profesi, nk'umuhanuzi, cyangwa se nka pastor, cyangwa nk'undi muntu ushobora guhanurira umuntu. Ese Patrick ni muntu ki ndi kumwe nawe kano kanya dusoza ikiganiro? Nibwirira. Ubundi ntago tujya dufata umwanya wo kwisobanura cyane, ubundi Imana igira igihe cyo kudusobanurira abantu. Ariko reka nkwibwireho gake, njye ndi umukozi w'Imana. Aho wari utuye ntisugituye. Ibyo wenda ntago ari byo ngiye gusobanura, ubwo bifite ababisobanura. Ariko ndi umukozi w'Imana, uri mu mugambi w'Imana, uri mu murongo w'Imana. Yes. No kuvuga ngo nitwa niyo Patrick Nganzo, abanzi banzi nk'umukozi w'Imana, ndi umuririmbyi uririmba indirimbo ziramya zikanahimbaza Imana, ndi n'umuvuga butumwa. Amen. Umukorera bushake. Ibirenze kuri ibyo Imana iduhana umugisha. Reka tubashimire kuba mwakoze cyane kudutumira. Yego. No kutwemerera ubusabe bwacu ko twemera kubasura. Murakoze. Byari ngombwa kuko nibyo byose numvise sinari kuba mbyumvishe, ariko gira ikintu ubwira abantu badukurikiye kuri BMA Empire. Imana irabakunda kandi bafiteho umugambi mwiza. Ibiruta byose mugire gusenga kandi mugire gukorana umwete, kuko igihe kirageze kandi kirasohoye. Igihe kirageze ngo buri muntu wese acanwe. Igihe kirageze ngo buri muntu wese yotuwe uwo yacanye. Gusa nico gihe cyo kwiyeza, kubera ko iherezo riri bugufi. Murakoze. Reka tubashimire, Imana yohereza umugisha. Ni Manzi Imana, Manzi ya mwiza, Prophet Manzi. Ni BMA Empire, kora subscribe. Ciao ciao.